Nefite inzozi z'uko nzarimba muri Ambassadors. Wow. Mwumva? Yego. Nubwo ndi Uganda nzatanganya kuririmba muri Ambassadors. Ariko buryo umugambi Imana bari mwiza kurusha twebwe abantu twibwira. Ubwo Imana ariyemeye ko nkorera umurimo muri Generate. Ego. Nuko nkajya ndepeta noneho nkajya nkunda kumva indirimbo za korali Ambassadors nkajya nigana bari abagore baba barimo nyine nkasubiramo nkahogoza ngo banago bikuze arambwira ngo namusanze ku rusengero nyine numva ndatunguwe tumva twahahuriraga Uganda musanga mu Rwanda arambwira ngo nimuherekeze tujye kurepeta nako ajye kurepeta muri korali ariko ngiye nifite inzozi zo kurimba muri Ambassadors sinzi ukuntu ndagerayo na n'umuntu twe tuziranye yose umva nani ariko nkumva nizo nzozi ngiye mfite turagenda tugezeyo umukobwa bararepeta ndataha arangije ahubwo nsigamo arambwira ngo hari gahunda nagize ariko beshiye hano umva ntari nyiva Uganda nari nyiri n'umwana kwanza ndicara numva repese neza numva ndabikunze arangije aragenda ukujyanya ataha mbere yawe aratambere nubwo tuyatirimbana kuri stage n'umunsi n'umwe hari n'abantu bakunda kwibaza ngo abakobwa babarizwa n'iki mu bukwe ni ikihe kintu gituma aravuga ngo abasize iwabo ngo reka nyine ntabwo ndabizwaga no kubasize mu rugo ahubwo ni ibintu biza mu mutima w'umuntu bitewe n'amarangamutima yafite nge ubundi iyo nishimye n'ubundi ndarira nyine ukumva ni ibintu bikurenze urebye ibintu Imana igukoreye urebye abantu bose bicaye ngo bagusuku nawe bitonze bishameze gutya abasaza ngo sinsohoka ibintu byabije ari ugasanga barije bose bakubashye nabo bandi buzima busanzwe badashobora kuba wenda munavugana cyangwa abana kubaha ariko mu bukwe uburi umuntu udasanzwe ikirere gikomeye cyane rero narasohotse mbona abantu bose bari kundeba baranegereje noneho mbonye umutware ndacyahanganye n'umubiri ndacyahanganye n'ibingora imbaraga zanjye ni nkeya kuwa duhanganye gusa nizeye neza ko nisunze imbaraga z'ijuru nizo zizamba shisha kumutsinda mu izina rya Yesu imbaraga z'ijuru zirambaye mwana w'umuntu we izo mbaraga zahozeho kera n'uyu munsi ziriho nizo zamanuye umuriro ku musozi i Karumeli Eliya ahamiriza abantu ko mu ijuru hari Imana nizo zacunguye njye nawe ziduhesha kuba bazima na n'ubu twizeye kunesha kubw'iyo mbaraga ikomeye. Kubasuhuza nshuti bakunzi ba Enirod TV ndabasuhuje ndabifuriza ubuzima buzima ndabifuriza ubuzima burambye ndabifuriza amahoro n'ubuzima bwiza muri rusange uyu munsi wa none hari abantu bari kureba iki kiganiro murabona harimo impinduka nyinshi zidasanzwe mpereye ku kiganiro tugiye kugikora muri indi zina nubwo nabibabwiye hari ikintu cyabayeho cyiza ku bakunzi ba Enirod TV twagize ubufatanye n'Itabaza TV. Itabaza abantu benshi barayizi abantu bakurikira Enirod Itabaza urarizi ndarizi yego n'umuntu turi kumwe hano mu kiganiro Itabaza TV arayizi. Enirod TV rero yagiranye ubufatanye n'Itabaza TV ari nayo mpamvu hari ibintu bimwe na bimwe bigiye kuzahinduka mugiye kuzayamubona byahindutse kuri Enirod ariko bidakuyeho ko ibiganiro twajyaga tubakorera bizagumaho ibiganiro twajyaga dukora birahari nta hantu byagiye Enirod iracyari yayindi ariko bitewe n'ubwo bufatanye buri hagati ya Enirod TV n'Itabaza hari byinshi muzabona byahindutse muzabyihanganira ndabizi ko muzabikunda kuko twafatanye kugira ngo hagire byinshi byiza bituruka muri ubwo bufatanye niyo mpamvu mbanje kubibabwira mbere yuko ntangira iki kiganiro
uyu munsi wa none rero hari umuntu muri kureba kuri kamera, abantu benshi bari bakumbuye, abantu benshi bakurikira gospel music, abantu benshi bakunda indirimbo, bakunda gukurikira amakorari. Uyu muntu turi kumwe muramuzi ariko nubwo mumuzi reka musabe atangire yibwira abantu bakurikiye Enirod TV cyangwa se Itabaza, kambivuge gutyo. Murakoze cyane. Amazina nitwa Uwisezerano Jenny Diane. Yego. Jenny, umuntu yumvise Jenny yumva ari muntu ki? Jenny mama abenshi baberuka ndi umukobwa. Yego. Ko nabaye umugore ngirirwa n'amahirwe yo kuba umumama, ndi umubyeyi, Mudimana, ndi umuririmbyi wa gospel, ndirimba muri Korali Joylight. Yego. Korali Joylight ibarizwa Kicukiro Centre. Ibarizwa Kicukiro Centre, abantu benshi murayizi murayikunda. Hari indirimbo bakunze cyane yo muri Joylight, abantu bakunda Joylight, iyo ndirimbo isuyimenya. Yego ni imbaraga. Yego, turirimbira kuri iyo ndirimbo ho gatoya, ihangano bidukoreye. Nasobanukiwe ko naragera ahantu umwanzi atabasha kugeza imyambi, ndacyahanganye n'umubiri, ndacyahanganye n'ibingora, imbaraga zanjye ni nkeya kuwo duhanganye, gusa nizeye neza ko nisunze imbaraga z'ijuru, nizo zizambashisha kumutsinda mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ijuru zirambaye mwana w'umuntu we, izo mbaraga zahozeho kera n'uyu munsi ziriho, nizo zamanuye umuriro ku musozi i Karumeli, Eliya ahamiriza abantu ko mu ijuru hari Imana, nizo zacunguye njye nawe ziduhesha kuba bazima, na n'ubu twizeye kunesha kubw'iyo mbaraga ikomeye. Imbaraga, indirimbo nziza cyane ya Korali Joylight. Umuntu dukurikiye muri aka kanya ushobora kujya kuri channel ya Korali Joylight ukareba indirimbo n'izindi nziza ziriho ukabakurikira. Uyu munsi rero turi kumwe na Jenny. Ndifuza ko utubwira Jenny ubuzima bwawe kuva ukiri umwana. Ubu ni Jenny tugiye kuganira kugira ngo n'abantu bakumenye. Jenny kuva akiri umwana kugeza ubu ngubu yitwa umumama, Jenny yabayeho ate, ubuzima bwe yakuze ate, mbese tuganirire amwe mu mateka yawe kuva ukiri umwana kugeza ubu. Yego, urakoze cyane. Ubwo ndagenda nerekeza kuri music kuko niyo turi aka kanya, niyo mpamvu ndi hano. No kuvuga ngo natangiye kuririmba mfite imyaka 8. Yego. Nakurikiraga mama muri korali, mama na papa baribaga muri korali. Bajya kurepeta nkabakurikira. Numvaga mbikunze cyane. Natangiye ndirimba ijwi rya Ruto, narimbaga soprano. Nta nubwo nzi soprano, ahubwo kubera ko marimbaga Ruto nakurikiraga ibyo aririmba. Yego. Nangira ku murimo wo kuririmba mfite imyaka 8. Ndakomeza njya muri korali y'abana. Tukiri aho gatoya, wavukiye mu itorero ry'Abadventiste. Yego, navukiye mu itorero ry'Abadventiste mu Sakarenge. Yego. Yego, wakomeza. Yego. Noneho njya muri korali y'abana. Biza kuba ngombwa ko hari ahandi hantu nimukira muri iki gihugu. Naho ndagenda nkomereza yo mureba n'ubundi njya muri korali y'abana y'aho hantu. Ni gasogonderi ndi mu ishuri n'ubundi nkajya muri korali. Njya ku kigo cy'abadive nkomeza muri korali, ariko ngakora mfite inzozi kabwiza zidari mfite rero kera. Nari mfite inzozi kuko nabaga abantu benshi batabizi nabaga Uganda. Nari mfite inzozi z'uko nzarimba muri Ambassadors. Wow. Mwumva? Yego. Nubwo ndi Uganda nzatanganya kuririmba muri Ambassadors. Ariko buryo umugambi Imana bari mwiza kurusha twebwe abantu twibwira. Ubwo Imana yariyemeye ko nkorera umurimo muri Joylight. Ego. Nuko nkajya ndepeta noneho nkajya
nkunda kumva indirimbo za Korali Ambassadors nkajya nigana bari abagore baba barimo nyine nkasubiramo nkahogoza nkumva ntabwo bikuze. Tubwire nk'indirimbo wakundaga gusubiramo cyane ukumva iyo ndirimbo nyine ukumvira kuzamo muri icyo gihe ukiri umwana umuntu wakundaga kwigana. Yego nakundaga kuririmba indirimbo yitwa Imirimo Yawe. Yego noneho nkakunda na Sara. Yego naramukundaga icyo gihe nabonaga yari makiri mutoya. Urumva muri icyo gihe nabonaga akiri muto ariko nkabona after spirit nziza nkumva ndamukunze na n'ubu kandi acyamukunda aranabizi. So ubwo nkomeza gutyo nkajya ngenda nigira ku bandi ku bantu bari muri Ambassadors ngashyiramo indirimbo zabo nanjye nkagenda nigana kandi ndi umwana kugeza ubwo nongeye biba ngombwa ko ngaruka mu gihugu cyacu u Rwanda nisanga ndi Kicukiro centre. Yego hari umushuti wanjye twiganye ku kigo Uganda nsanga arimba muri J-Light. Arambwira ngo namusanze ku rusengero nyine numva ndatunguwe tumva twahahuriraga Uganda musanga mu Rwanda. Arambwira ngo nimuherekeze tujye kurepeta. Nako ajye kurepeta muri korali ariko ngiye nifite inzozi zo kurimba muri Ambassadors. Sinzi ukuntu ndagerayo na n'umuntu twe tuziranye yose umva nani ariko nkumva nizo nzozi ngiye mfite. Turagenda tugezeyo umukobwa bararepeta ndataha arangije ahubwo nsigamo. Arambwira ngo hari gahunda nagize ariko bayicaye hano umva ntari nyiva Uganda nari nyiri n'umwana kwanza ndicara numva repese neza numva ndabikunze. Arangije aragenda wakujyanye ataha mbere yawe aratandeye nubwo tujya turimbana kuri stage n'umunsi n'umwe yese ava muri korali aragenda ahubwo nsigamo. Yari intumwa y'Imana rwose intumwa y'Imana yo kukugeza muri korali J-Light. Nuko numva ndabikunze barepeta numva ndabikunze harimo n'abantu bagira urukundo rwinshi abapapa barimo ba Gadi ba Manzi na papa turimbana banyereka urukundo rudasanzwe. Byo niyo muri ntago nzi ku nanjye ibyo nabyibagiwe bimvamo isanga naho ndi muri J-Light. Yego rero abantu benshi niho bamenye ubwo ngera nk'umurimo gutyo ariko na Ambassadors ndacyayikunda kandi na J-Light ndayikunda. Yego tukiri aho ngaho ukiva Uganda ukigera mu Rwanda nyuma yuko nubundi wari umuririmbyi ariko ukunda Korali Ambassadors muri ibyo bihe ntago wabonaga ari ibintu bigoye cyane donc wabonaga ari zenzira bizacamo kugira ngo ugere muri Ambassadors ntago wumvaga bikugoye cyangwa ugire igishyika cyubatse ubu nzaca he bazanyakira ibyo bintu ntago byigeze bikubaho? Nabonaga ari abantu umva bari hejuru. Yego Ambassadors abantu benshi barazi ko ni korali international. Yego irazwa ahantu henshi ariko umuntu afite inzozi nta kindi kintu bayitayo ngiye numva inzira bizacamo utazizo nabo nari nzagerayo. Yego na nubwo nezi ko wenda nzanasubira no mu Rwanda urumva nari ndi icyo gihe nari ndi mu mahanga ntazi ko nzasubira mu Rwanda. So nakubwira ngo inzira nari nzi ngo bizashya hehe gusa ngenda nifite icyizere yuko uzageramo yuko nzageramo. Yego noneho nka Jani tuvuye kuri ubwo buzima wabayemo bwo kuba umuririmbyi kwisanga muri korali utanatekerezaga ko wakisanga ariko ukabona niyo ibaye umuyoboro wawe wo gukoreramo umurimo. Ndashaka kujya ku ruhande gatoya utubwire Jani mu buzima busanzwe. Jani mu buzima busanzwe ni muntu ki akunda iki niki kiye kintu wumva uri gukora ukavuga ati apari yo kuririmba ukavuga uti uyu niwe Jani noneho? Yego Jani mu buzima busanzwe ndi umuntu uri simple. Yego ubwo simple wenda mu umuntu woroheje muri makeya nkunda gusabana ndakorana n'abantu bose ingeri zose. Yego ikindi uvuye kuba nkunda kuririmba mu buzima busanzwe nkunda guteka. Yego iyo ndi mu rugo nyine cyangwa n'ahandi hantu mba numva nkunda guteka. Yego ikindi cya kabiri nkunda gusohoka. Yego ariko batabyumva nabi yego nkunda gusohoka nkajya kureba ibintu bitandukanye n'ahandi warurimo. Yego ubundi nicyo kintu bita gusohoka rega nuko umuntu atagira n'ubyumva nabi umva ngo umuntu wese
ukunda ibintu byiza yifuza nyine kujya hanze akamenya ibintu bishyashya yego icyo nicyo cyanyacyo rwose noneho ndifuza ko kumenya ese ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo mu buzima bwawe ubuzima bwa Jane ni nk'icyo kintu cyaba cyarigeze kikubaho kuva ukiri umwana kugeza ubu ngubu kikakubabaza ku buryo niyo munsi ushobora kwicara ukavuga ati nkiri umwana cyangwa se wenda ndi mukuru ejo wundi ushobora kuba byaranabaye n'ejo n'urugero ariko uvuga ati mu bintu byose nahuye nabyo iki kintu nahuye nacyo kirambabaza icyo kibazo ko kigoyera kiragoye ariko ihangane kimbwira ni ukuvuga ngo ikintu naba nahuye nacyo kikambabaza rero mu buzima busanzwe nyine umuntu arababara akabazwa n'utuntu twinshi gusa mvuze ngo hari ikintu kigeze kimbabaza kikanira depression yo kuba numva n'isange igitekereza njye kukubeshya ntagihari yego cyagushimishije ahubwo noneho twigira aho ngaho ikintu cyanshimishije sasa kuva navuka tubwire nka bitatu kuko burya ibintu byagushimishije bari byinshi waretse nkakubwira kimwe nta kintu kiruta ibindi ntacyo warumbaje bitatu ngiye kubisubiza ikintu cyanshimishije ni umunsi bwa mbere mbyara kubyara kumva ko hari umuntu waguturutseho ni ibintu bidasanzwe cyane rwose niyo mpamvu abantu bose mva bari kudukurikira batarabona uwo mugisha basabiye umugisha wo kuzagira umwana ukabyara ugaheka kandi Imana yo mu ijuru ijya ibikora igatabara yego icyo kintu cyo kintu njye numva cyanshimishije nkumva mbaze ijuru c'abana ku mubyeyi rwose nanjye niyo mpamvu bisema ngo ni byinshi ihangane tubwire nka bitatu mbura ni ikintu cyanshimishije n'iyo yo mbitekereje hari ukuntu mbura ukuntu byakira ni ikintu kiryoha kuba nitwa mama ntabwo urumva ko nzitwa mama no muri ubwo buzima bwose njye ntabwo nigeze kumva ngo nzitwa mama w'umuntu numvaga nyine kwiririmbira tukaririmba muri wa munyenga wose nyine yego ariko burya umugambi w'Imana ntabwo umeze nk'uw'abantu twe turapanga Imana igasoza kandi Imana yo iduha ibirenze ibyo twayisabye yego nanashaka na sukukubeshya hari ukuntu umuntu ashaka ati tageti yamengiye ngiye nyine gushaka mbyari nimba naratekerezaga ngo kisimbizi ntabwo byari ntabwo nabitekerezaga ariko uwo mugisha n'umugisha udasanzwe cyane nicyo kintu ndi kumva dushatse twanagarukira cyanshimishije mu buzima nkumva kirandenze icyo kirashimisha cyane kuko umubyeyi wese udukurikiye arabizi uburemere bwo biriya bihe tugira uri hari ubona umwana bamufite mu biganza ukumva ubwanwa bakarariza ukavuga ati baramumpaye noneho uyu ni uwanjye nta muntu bitashimisha nta n'umuntu bidashimisha ariko noneho tubwira icya kabiri byibuze icya kabiri ni umunsi ngo rubuga yego ni ikihe kintu cyagushimishije mu bukwe bwawe cyatumye wumva ubu umunsi udasanzwe ni ukuvuga ngo umunsi ngo rubukwe muri dote muri dote yanjye yose nararize ntabwo nzi ukuntu dote yanjye yagenze utetse abantu babimbwiye ntabwo nzi ukuntu yagenze gusa hari ukuntu ibintu nakubaje kugira ngo ibintu tudatekereza n'ibyo Imana idukorera nateguye ubukwe bisanzwe nkuko n'abandi bose babutegura n'abantu bazakora ubukwe mu bukwe habamo ibitangaza by'Imana nsohoka nk'umugeni ntabwo nzi ukuntu byagenze nagiye mbona abantu bose baricaye bategereje Jane niwe mushyitsi mukuru abantu bose bari bategereje mbona abapapa bakomeye mbona abamama beza n'abantu nakekaga ko baba bari aho hantu amarese sinzi ahantu yaturutse y'ibyishimo ariko ntangara guhera izo saha kugeza dote irangiye naho berana na mama nkumva n'ibyishimo mbese hari n'abantu bakunda kwibaza ngo abakobwa babarizwa n'iki mu bukwe ni ikihe kintu gituma
aravuga ngo abasize iwabo ngo reka nyine ntabwo ndahizwaga no kubasize mu rugo ahubwo ni ibintu biza mu mutima w'umuntu bitewe n'amarangamutima yafite njye ubundi iyo nishimye n'ubundi ndarira nyine ukumva ni ibintu bikurenze urebye ibintu Imana igukoreye urebye abantu bose bicaye ngo bakuze ukuntu bitonze bishameze gutya abasaza ngo sinsohoka ibintu ari ugasanga barishe bose bakubashye nabo abandi mu buzima busanzwe badashobora kuba wenda munavugana cyangwa abana kubaha ariko mu bukwe ubu uri umuntu udasanzwe rero narasohotse mbona abantu bose bari kundeba baranigirije noneho mbonye umutware aho ngara buri wose nawe niba yaragezemo sibyo ofete wari usanzwe muhura muziranye mwateguranye ubukwe biranashoboka ko mbere y'uwo munsi mwabonanye mukaganira kuki se amarangamutima yaje uwo munsi umubonye abantu bahagaze bagutegereje ashaka bameze Rababari urumva gusa n'ibintu bishimishije urumva n'iki bitaka bitanshimishije umunsi w'ubukwe bwanjye yego wow ni ibintu byiza cyane ari nayo mpamvu naheraho mvuga mbere yuko ubu umubyeyi mbere yuko uwo munsi twavugaga ugera ukiri umukobwa wajyaga wimagina ishusho yawe warashatse wajyaga ubitekereza bati nshaka nzaba meze gutya na gutya hari igihe n'abantu bamurikira abakobwa cyangwa abamama niba turi kurebaho nyine kubera ko nabaye umukobwa n'andi n'umumama so hari igihe umukobwa aba arimo yumva nta kintu bimubwiye right ariko hari n'iki gihe ugeramo kumva ko nkeneye kubaka umuryango nkeneye nanjye ko nagira umuntu tubana dusharinga ubuzima so ntabwo najyaga nimagina nyine ukuntu nzameze mu rugo ahubwo nashaka kwimagina umuntu tuzabana uwo ari we nkumva nyine mutekereza umuntu tuzabana azameza azaba nyine nkumva ntabwo mbikurura ariko nongera ngaruka nkubwire ngo Imana ibirenze ibyo twayisabye so njye nasengeye umugabo tubana yego naramusengeye namusabye Imana wigeze umudescribing ase mu masengesho bati Imana uzamu umugabo umeze gutya na gutya yego iguha ibyo wasabye iranankubira wow ni byiza rwose rero abakobwa muri kundeba igihe cy'Imana God this time is the best nicyo cyiza kurusha ibintu byose don't panic we panicking ngo runaka yagenga ibiki n'ibiki ahubwo we senga kuko Imana irasubiza ishobora kutagusubiza uyu munsi nisubiza ejo nisubize n'umwaka utaha ariko igihe cyayo kigeze irasubiza byanyabye hari umuntu uri kutureba hano akuza ukiri umukobwa ashobora kwibaza ati uyu ni Jenny tuzi kubera ko mu by'ukuri warabyibushye pe warahindutse waragiye nyine umubyeyi ushima Imana ku buryo umuntu uwo ari we wese yabyibazaho ari nayo mpamvu nakibaza nti nuwuhe munezero ujye gusangiza abantu nuwuhe munezero uba mu rugo mu gushaka nyine nk'uko mubibona narahindutse nanjye bintera ubwoba yarebye amufite kera nyine narahindutse cyane ntabwo ari ku babyeyi bose ko iyo bashatse bahinduka biterwa n'umubiri w'umuntu nanone hari abantu bashaka so kuvuga ngo wenda umuntu utanganye nkanjye cyangwa wanganye nkanjye hari itandukanye harenda ngo umwe arishimye cyangwa undi arababaye ahubwo biterwa like hormones imisemburo y'abantu iratandukanye ariko njye cyo nababwira urugo ni rwiza urugo rashimisha iyo ubyutse ukabona umwana wawe aho ngaho byonyine byagutera no kubyibuha cyane rwose yego none karagusekeye ntiyatangiye guseka yego wahita unabyibuha urumva ku bantu bafite imisemburo yihuse banabyibuha so ni ukuvuga ngo muri makeya urugo ni rwiza cyane urugo rurimo Imana urugo rwatangiwe n'Imana rukubakwa n'Imana ruba rwiza kandi ruraryoha uyu munsi none Jenny ashimishwa n'iki
izi saha ni ikintu kigushimisha mu buzima bwawe sikatuma ngaruka ku mwana wanjye ko No. bakagira urumva uko biri kose na mbere warishima katarazi okay ikintu kinshimisha iyo ndi kuri stage nubwo ntabwo dasubira kuririmba kuva nabyara niyo mpamvu hari abantu bamaze iminsi batambona bambaza se kutakubona korali yagenda kutakubona umuntu hari ukuntu uhindura inshingano ugahindura n'ubundi buzima butangiye bukenerwa kubanza gusaturinga ukongera ugasubira muri bya bindi wari urimo ariko iyo ndi kuri stage fashe mikoro umva ndishima urakoze utumye mpita nshaka kukubaza akantu gatoya ahari wenda kambayeho ariko none ndashaka kubiye nkawe uramutse ugiye kuri stage wajya kuririmba mwateguye indirimbo nawe mwayiteguranye ushobora kuba ari muri korali cyangwa se wenda ari abandi noneho mwatangira kuririmba ibintu bigapfa mukaririmba uko mutabiteguye ibyo bintu byigeze bikubaho cyane bibaho cyane icyo gihe wiyumva uti mbwira nk'amarangamutima ugira muri ako kanya biranshimira ngo niyo muntu wa mbere mbibashije ni ukuvuga ngo yego hari ukuntu mujya kuririmba mwateguye mwana paza abantu bakora murabizi mugapanga turabigenza uko ariko hari igihe mugera mugasanga mukagira nk'ahantu hano twigeze jya kuririmba nyine kambwiraho gatoya ugasanga ibyuma nshuti yanjye birutwa nuko mutabiririmbiraho yego washyiramo indirimbo ukumva wapi so hari abantu benshi nyine kubw'ishyaka ry'umurimo tuba turi gukora bishobora gutera amarangamutima yo kurakara kuri stage imbere y'abantu ariko njyewe ubigenza ute hari umuvandimwe tuziranye ashobora kurakara ku buryo na mikoro yayishyira hasi akiruka ntabwo ndi buvuge ariko ni ukuvuga ngo njyewe iyo bigeze gutyo bitaca ukuntu mumiriza nka fokasinga ku buryo nshaka ikintu kiri mu njijishe ntihagire umuntu ubona ko nagize ikibazo mu maso cyangwa nahungabanya ibintu byapfuye byaba biri gupfa byaba biri kuririmba ubwo nanjye ngendana n'ibiri kuririmba ubwo nyine ni uko nyine ushaka kubugendana n'ibiri kuririmba noneho amarangamutima yawe mu mutima wawe uba wumva nyine muri ako kanya wumva byagenda biti mane wamfashe indirimbo ikarangira mana wamfashe indirimbo ikarangira nuko mba ndi kuvuga ubundi ndirimba mvuga ni mana wamfashe indirimbo ikarangira nuko ariko nyine uba hari igihe stage iba stage nyatari ni ikihe kintu gishimisha umuririmbyi wumva ari nk'iki cyaba gishimisha umuririmbyi igihe kinshimisha iyo twagiye kuririmba ahantu ukabona abantu barahagurutse yego cyangwa bazamuye amaboko cyangwa ubona baje kugufasha uhita wumva like ibyo uri kubabwira bari kubyumva neza bari kubyakira neza nashidikanya ko n'Imana mu ijuru iba yishimye yego nka Jani ni iyo nyungu wumva ukura mu kuba uri umuririmbyi indirimbo tugira yitwa ngo gukorera Uwiteka bizana imigisha myinshi gukora Imana igihombo kirimo sinakubwira ngo harimo izihe urumva dukora umurimo w'Imana tutishyurwa nta muntu twishyura nta muntu duhemba ariko still tukabigumamo namwe mwibaza icyo kintu ukora udahembwa nta nukunganira ariko rimwe na rimwe ahubwo ugasohora ibyo ufite usohora kenshi uri ubwawe uritanga ugatanga amafaranga ugatanga igihe ugatanga ibintu byose ufite ariko ukagumamo bivuze ngo harimo imigisha myinshi gukorera Imana nta gihombo kirimo pe n'abatarayikorera ubwo maburuke tuyikorere wabwira iki umuntu utari umuririmbyi ni irihe jambo wabugenera muri aka kanya umuntu utari umuririmbyi rero ijambo namubwira nakoresha nawe Imana afite kuko ashobora kuba atari umuririmbyi iyo Mana atayifite kuko kuririmba bisaba kuba ufite impano cyangwa se unabikunda abantu bose muri korali suko bafite impano zo kuririmba kandi tubiziranyeho ahubwo korali igirwa n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye ushobora kuba utazi kuririmba ukaba washobora gutanga amafaranga ukaba washobora gusengera korali rero nimba utari muri korali ariko ufite impano runaka wayikoresha kuko Imana izabikubaza yego ese ni nk'izihe mbogamizi waba warigeze guhura nazo mu murimo wo gukorera Imana
uri umuririmbyi gukora Imana ngiye kuvuga nyine ikintu cyandakazaga yego muri korali baravuga ngo tuzinduke ndakundaga kuzinduka kuko njye nakoreye Imana nyiri muto nyine iyo mvuze ngo ngiye mu kintu yego nyijyamo wese full nago ngenda nitange ubwo nyine iyo ngiye mba ngiye kandi iyo nahari simba mari komeza so iyo bavuga ngo tuzinduke naza ngategereza kandi naje kare byarambabazaga ndumva ari niyo mbogamizi ishobora kuba yarangoye ubundi izindi mbogamizi nibisana kuko iyo umuntu akora ikintu akunda burya nago gipfa kumugora yego uko nukuri tugaruka ku buzima bwa Jane noneho butari muri korali atari kuririmba Jane iyo ari mu rugo n'umuryango wawe ni ibihe bihe ugira bikakumva nyine nibyo byiza ukumva byagumaho turi gutera story batazi ko ngunda kuganira ukunda just mbega yego utavuga cyane ko ngenda bikunda so iyo yamaye umwanya tukavuga wumva ari byiza hanyuma se iyo ubonye tuvuge Jane abonye abashyitsi mu rugo iwe ugize amahirwe yo kubona abashyitsi ni nk'ikihe kintu cya mbere ubakiriza ubu nka Jane ndabasekera ubu yego ni ukuvuga ngo hari impamvu mbajije ikibazo hari umuntu w'inshuti yasuye kujya gusura aratubwira ati ngewe umuntu ugeze hano iwanjye wese ofete ni n'ibintu bikunda kuba ku bantu b'abakristo cyane urumva umuntu akagera iwawe ni inshuti yawe musanzwe muganira uwo muntu musuye wenda mwari munakumburanye mufitanye dukuru twinshi mutangiye kuvuga noneho agataza mujye mubanza musenge umuntu akinjira mu nzu ibyo ngibyo yego sha nyine ni byiza no mu rugo twajyaga tubikora mu rugo taramenya ahubwo dusenga dutashye iyo ugiye gutaha ntabwo wava mu rugo utansaba umugisha cyangwa nanjye ngusabire ibyo ngibyo naho iyo ukiza agwita azana ibitabo by'indirimbo ntabwo bimeze bangukumbuye tukatera story noneho wajya gutaha tugasenga kugira ngo duheshe umutima natwe tuguheshe uwundi tukiri aho ngaho niye gahunda yo mu rusengero ukunda muri gahunda zose z'itorero zibamo iyi niye gahunda igufasha cyane mfasha cyane uvuye kuri gahunda yo kuririmba saa 5 andi gahunda y'indyohera umwanya w'inyunganizi n'ibibazo yego mu migisha yego ariko nibyo kuko abantu burya bavuga ibintu uko babyumva ukumva ariko ibyo bintu ntibigikunda kubaho cyane uwo mwanya usigaye warabaye oya nyine aburahari ariko bari bucye ariko ubuhari harimo umuntu bazi ikibazo rwose ukumva uyu munsi wa none Jane agiriwe amahirwe yo kumva nko muri Choral Ambassadors baraguhamagaye bati turifuza rwose ko umuririmbyi wacu wabyifatamo uti wagenda avuga ati munsabe Joylight mbese wabigenza cyaba bakakubwira twa turagerageza inzira zose zishoboka izo muri korali tuzicemo ariko bakuduye uzamenya korali yo yereye kumbwira yeah ndikije kibazo ndikigusubiza okay ubwo udashatse kugisubiza reka tukihorere ntacyo tugana ku musozo w'ikiganiro ndifuza kubaza ukurikije amakorali y'iminsi amakorali y'iki gihe turimo abaririmbyi baririmba ku giti cyabo ubona hari itandukaniro riri hagati y'imiririmbire y'ubu n'imiririmbire ya mbere byibuza nko mu myaka 10 ishize ya iriho cyane ari itandukaniro rikomeye kuvuga ngo sinzi abantu bakira bagiraga ishyaka yego ryo kwiga ibyo kuririmba
no gukora uwo murimo. Ariko nuvuga muri iki gihe hari ukuntu abantu bafashe ibintu nka rusange. Yego. Abantu bakera ukuntu bigaga kuririmba. Nyine ngiye kuguha nk'urugero. Ahantu nigaga ku ishuri akantu nyine kese kumva nkumva nyine nshaka kuririmba noneho kuririmba nkumva ndabishaka. Yego. Twagiraga ikintu cyitwa school choir turirimbamo. Nagiye mu ishuri niga mu wa mbere senior 1. Bagiraga ukuntu hari abana bayoboye abandi muri korali. Noneho nk'abantu bafite ishyaka ryo kuririmba. Ariko bajya kujya nko gukora sorte. Kubera ko twagatura abana benshi bagatoramo abana ababishoboye cyane. Yego. Uwo munsi ndarepeta. Urumva? Yego. Ndarepeta. Nateye n'amayinite kugira ngo indirimbo nzifate. Bazanye imodoka baransiga. Barayijoro wiga. Nari senior 1 ariko urumva baransize ariko nanjye byanteye ishyaka. Yego. Nagiye noneho nganya nshaka abana bajyanye. Nanjye ngajya gushaka ikintu bandusha. Paka. Kugeza aho byageze aho nanjye ahubwo banansize byaba ikibazo. Yego. Muri iyo kwaye. So impamvu mbivuze no kuvuga ngo abantu ba kera sinzi wenda ko ahandi byari bimeze bagiraga ishyaka byinshi cyane ry'umurimo w'Imana. Ariko ari igihe ngo tubifata nk'ibintu bisanzwe ukabizana mu bwibone ukabizana mu iki none abikore nukore iryo shyaka urikore ishyaka ry'umurimo ugashobora gukora n'ubwibone kugira ngo nyine abantu bakubone. Ariko burya abantu bakira bagiraga ishyaka ry'umurimo. Kabona nk'abakecuru barimba nimba muri zya korali abasaruzi cyangwa baki ugasanga umukecuru acyari umukecuru ariko ari gukora umurimo kandi neza. So bagiraga ishyaka ryinshi kurusha ibyo twe dushobora kuba dufite nona kubera n'isi yabaye mbishyana. Yego. Ni ibintu bitoroshye. Nihe namubona wagira abaririmbyi kuri ubu ngubu? Inama nagira abaririmbyi nanjye nisize. Yego. Reka dukore turi duhanze amaso dukorera. Twirinde kwihangaho amaso cyangwa kwihanga ku muntu runaka kuko nta muntu dukorera uwo mu ijuru. Reka rero duhanga amaso aduhe izo mbaraga zo kumukorera aho twacogoye dutera imbaraga aho dukeneye imbaraga twongera izindi kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Urakoze cyane. Reka nshimire abantu bari badukurikiye, abantu mwakurikiye kino kiganiro mwese. Nshimire na Jenny waduhaye umwanya. Abantu benshi bari barukumbuye ariko nirinze no kukubaza ibibazo byinshi bitewe nuko utanaherukaga twe kukwakiriza ibibazo byinshi cyane. Tugushimire ko waduhaye umwanya tukagirana ikiganiro cyiza cyane gitoya ndetse dushimira n'abantu bose badukurikiye. Kandi niba ukurikiye kino kiganiro aho uri hose ukaba utarakora subscribe wibuke uyikore. Hanyuma ikiganiro niba wagikunze ugisangize na bagenzi bawe. Mwese mwakoze kubana natwe.